Bavandimwe, iki gitondo ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana, ya yandi itangira ubuntu, ya yandi Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora si nk'uko ab'isi batanga, ayo mahoro niyo nifuriza buri wese. Ya mahoro umuntu agira nta byo kurya afite, ya mahoro umuntu agira umutima ushengutse kubera ko isi tubayemo ni isi idafite amahoro, ariko dukwiye kugira ibyiringiro ko vuba bidatinze isezerano Yesu yasezeranye avuga ngo dore ndagiye ariko nzagaruka mbajyane, riri bugufi cyane kugera mu gusohora kwaryo. Kristo ari hafi. Mu gihe rero ari hafi, nimureke tubeho nk'abantu bamwumvira, tugaragaza ibimenyetso by'uko twiteguye guhinduka abaragwa b'ubwami bwe. Nshuti, dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire ndetse n'ibyo kurya. Turi ku cyigisho cya 23 kitubwira ibigendanye n'inyama, by'umwihariko ibindi kuri poroteyine. Imana ivana Abisirayeli muri Egiputa yabatandukanyije n'ibyo kurya bariragayo, byatumaga batabasha kuyumvira nk'uko bikwiriye. Ibaha manu yavaga mu ijuru, ariko twabonye Abisirayeli bitotomba. Abisirayeli baratukana cyane bitewe n'ikivunge cy'amahanga, nuko basaba inyama. Uwiteka aravuga ngo nzazibaha. Twabonye mu mururumba ukomeye uburyo bashebekeye inyama cyane. Ibyanditswe byatubwiye ko uwatoraguye nkeya yatoraguye toni. Namwe nimunyumvire, ngaho aho tugeze irari niryo ryiganje muri twebwe cyane. Rero twabonye uburyo ibyo byari binyuranyije na gahunda y'ijuru. Noneho ubu tugiye gukomeza ku kagingo ka 644 tureba indi ngingo ivuga ngo umugambi Imana yari ifitiye Abisirayeli. Ese uwo mugambi wari uwuhe? Igihe Imana yayoboraga abana ba Isirayeli ibakuye muri Egiputa, yari ifite umugambi wo kubatuza mu gihugu cy'i Kanani ari ubwoko buboneye, bwishimye kandi bufite amagara mazima. Reka turebe uburyo yari kubisohoza. Yabashyiriyeho gahunda yo kwitegeka, kandi iyo baramuka bayikurikije uko bikwiriye, iba yarabagejeje ku byiza, kubona urubyaro rwabo. Yabatandukanyije n'inyama ku buryo bukomeye. Yabemereye kuzikoresha isubiza icyifuzo cyabo mbere y'uko bagera kuri Sinayi, ariko bazihabwa umunsi umwe gusa. Imana yashoboraga kubaha inyama ku buryo bworoshye nk'uko yabahaye manu, ariko bari barahawe amabwiriza yo kubarinda agamije ibyiza byabo. Umugambi w'Imana wari uwo kubaha ibyo kurya birushaho kubera byiza ibyifuzo byabo, kuruta ko bakomeza gukoresha imirire iteza ibibazo umubiri nk'iyo bari baramenyereye mu Misiri. Irari ryangiritse ryagombaga kurindwa ndetse rigahindurwa rizima, kugira ngo babashe kwishimira ibyo kurya by'umwimerere byagenewe umuntu, ari byo imbuto cyangwa se amatunda, arizo Imana yahaye Adamu na Eva muri Edeni. Iyo bagize ubushake bwo kurwanya irari mu mirire, bakumvira amabwiriza y'Imana, ntibari kugira intege nke n'uburwayi. Urubyaro rwabo rwari kugira imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo. Bari gusobanukirwa neza n'ukuri ndetse n'inshingano yabo, bakarindwa ubusumbane kandi bakarangwa n'umutimanama mwiza. Ariko ntibagize ubushake bwo kwemera iby'Imana ibasaba, maze bananirwa kugera ku rugero yari yarabashyiriyeho no kubona imigisha yari yarabageneye. Birabananira rwose. Bivovoteye amabwiriza Imana yabahaye, maze bararikira inyama zo muri Egiputa. Imana yarabaretse babona izo nyama, ariko
zibazanira umuvumo. Reka uyu munsi dusubikire ahangaha, ejo tuzakomeza tureba uburyo ibi bikwiriye kutubera akabarore. Rero Imana ibahe umugisha, kandi kuri uyu munsi w'isabato reka mbifurize isabato nziza.